haleluya. Mbwira mugenzi wawe ngo Didier ndabakiriye muri aka kanya mu izina rya Yesu. N'ijuru naryo rirabakiriye mu izina rya Yesu. Burya ntabwo nzi ko urubyiruko rujya rungana gutya muri eglise. Hariya nabonaga muri bake, hano murahuzuye. Kristo Yesu nashimwe. Imana niyongera abandi. Haleluya. Iherutse kunyongora twari kwigabura ku rusengero iwacu yo Bethel Enter Gospel Ministry Kampala. Turangije kwigabura. Ijwi riramanutse rambira ngo bambwire yuko nshaka gukoresha buri wese ntarobanuye ku butoni. Pasiteri ibyo atazirata, ibyo pasiteri yakora ngiye kubikoresha n'urubyiruko. Imana irambwira ngo icyo dukwiye kwirinda no kuyambura icyubahiro, ariko ngo buri wese yitegure gukoreshwa n'Imana. Bivuga yuko Imana ikeneye abakozi. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Niyo mpamvu ikeneye urubyiruko aho benshi bananiriwe. Oh haleluya. Nuko inyerekeza mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 21. Aho ngaho urajya guhasanga hari ikiguzi kugira ngo ukoreshwe n'Imana nk'igikoresho cy'icyubahiro kandi kibasha gukoreshwa imirimo myiza yose. Imana ngo abashaka kwitegura gukoreshwa nanjye ibi kiguzi mbasaba nibiyeze. Icya kabiri bitandukanye n'ibidatu. Ndashaka badusomera usista nabonye jazi gusoma papa dezeraza gusomera handi, ariko tubanze tuhasome hanyuma iyo message nayibanje kuhanyura yuko unimese no bantu bw'urubyiruko. Ikindi ndakira ubuyobozi mwanyakiriye n'abayoboye gahunda mwakoze. Kuririmba ni service ubuhereza Imana, none ijambo ry'Imana ni service Imana ibiguha. Rero ni byiza yuko mu gihe tumaze guserva Imana natwe twicara tukakira service yayo. Kandi niba ari ikintu gikomeye muri iyi si ukeneye Imana kuruta uko weho yagukenera. Reka nsubiremo, ukiri muri iyi si Imana urayikeneye cyane kuruta uko yagukenera, kubera yuko yo itabayeho ntiwabaho, ariko wowe utabayeho isigara iriho, kuko ntabwo ibayeho kubera ko uwahabaye, ahubwo uriho kubera ko nayo iriho. Haleluya. Rero muri iyi si turayikeneye cyane, nta n'igihe uzabaho utayikeneye. Very big gukenera. Yesu nashimwe. Ushobora kutayishaka ariko urayikeneye. Very big gukenera bisobanura ngo hari icyo ukennye. Kristo Yesu nashimwe. Inshinga gukenera. Imana turayikeneye. Hari abatayishaka ariko bayikeneye. Haleluya. Nabone badusomera ikiguzi cyo kugira ngo ukoreshwe. Ni bande bashaka gukoreshwa n'Imana? Ariko rwa kabiri rwa Timoteyo 2 umurongo wa 21. Soma ikiguzi cy'abashaka gukoreshwa n'Imana. Havuze ngo iki? Haravuze ngo wahaguruka ntacyo bitwaye umva ubohose. Wa kabiri Timoteyo ibice 2:21. Nuko rero umuntu niyeze. Nuko rero umuntu niyeza, icyo ni icyambere, akitandukanya n'ibidatunganye, icyo ni icya kabiri, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa n'icyubahiro iby'icyubahiro byejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nani magambo hano batubwiye password. Imana iri gushaka abakozi, ikeneye abakozi, nubwo abakozi batayishaka, ikindi bamwe batanayikeneye, ariko yirabakene. Nicyo gituma uzasanga n'ibiri gukoresha abasazi muri iki gihe urumva idakeneye abakozi. Abo twatanye ku materaniro yabanje nabwiye yuko iyo wanje kumva abahanuzi bazima Imana izakoresha abasazi guhanura. Bishatse kuvuga iki? Nuko Imana ikeneye abakozi. Rero mwareka tukima abasaza akazi ubundi tukaba bazima twese, kugira ngo itazakoresha abasazi guhugura twebwe twasaze. Kristo Yesu nashimwe. Baradusomeye ijambo rivuga ngo umuntu wese, ntago ari pasiteri, ntago ari diacre, ntago umuntu wese ni umukandidatire cyangwa ni umukandida wo gukoreshwa n'Imana imirimo myiza yose. Ariko ikiguzi, ndashaka usoma umurongo wa 20 wumve
yuko mu nzu y'Imana hari ibikoresho byizakoresha, nutaba igikoresho cy'icyubahiro izagukoresha uri igikoresho cy'isoni nke, igukoresha usambana uririmba hano dufashwe tuzuzwe, ariko ujya no gusambana uvanga ukora ibyaha, ntabwo bizayibuza kugukoresha nk'igikoresho cy'isoni nke itakwirata itiyubahishiriza muri, ariko izapfa kugukoresha kuko yabuze uko igira, kuko ikeneye abakozi. Ariko ndakwifuriza kuba igikoresho cyejejwe, haleluya, kandi cyerejwe, nuririmba mu ijuru bakubone nk'umubavu uhumura neza uzamuye. Hasoma umurongo wa 20. aravuga ngo mu nzu y'inyumba, mu nzu y'Imana ubwo ntihabamo iby'izahabu n'iby'ifeza gusa. Ntabwo ari ibikoresho by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ibyo ni ibikoresho by'icyubahiro binyuzwa mu ruganda ntibipfe gushya, ahubwo bikarushaho gutunganya. Ahubwo habamo n'iby'ibiti, n'iby'ibumba, ibyo ni ibikoresho by'isoni nke bagiye kubisobanura. kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, nk'ibindi bakabikoreshereza ibiteye isoni. Bagiye gusobanura none byaje ngasoma mu murongo wa 21 basobanurire aho byaturutse kugira ngo ibyo bivugwe. Nuko rero umuntu niyiyeza, urumva ikiguzi cyo kuba igikoresho cy'icyubahiro cyejejwe kubiva zahabu cyangwa ife ukava mu biti n'ibumba, nabyo ni ibikoresho. Toilet paper ikoreshwa muri toilette. Rero mu nzu y'inyumba hari abantu Imana ikoresha nka papier de toilette, niyo toilet paper, bikaba ari igikoresho ariko ni icy'isoni. Ntabwo wazana toilet paper hano batoga se kuyizanya hano idakwiye, iki ni icy'isoni. Nubwo ari toilet paper wayiguze, ariko ni igikoresho, ariko ntabwo gikwiye gukoreshwa aha. Rero ndakwinginze, biva mu guhitamo kwawe kuba igikoresho cy'isoni nke cyangwa cy'icyubahiro. Umurongo wa 21 batubwiye yuko biva mu guhitamo. Gusoma neza 21 avuze ngo iki? Nuko rero umuntu niyiyeza. Urumva yuko hano ntabwo ari itegeko, ni umuntu nahitamo. This is what you call if. If means if you make a choice. Akitandukanya n'ibidatunga. Umuntu wese niyiyeza. Icyo ni icyambere, hari ukuye ngo mwami mbabarira nasamanye ndiyejeje umaze kwiyeza. Ikiguzi cya kabiri, urasaba kwitandukanya n'uwo mwasambanye, kuko ushobora kwiyeza ariko ugashigara ushaka kurya y'uriya mugabo mwasambanye. Mani magambo uriyejeje ariko ntiwitandukanyije n'icyakwanduje. Mani magambo turasabwa kwiyeza, hanyuma dutera intambwe ya kabiri yitwa gutandukana n'ibidatunganye. Nicyo bisobanura twubaha Imana, twanga ibyaha, hanyuma dutera intambwe ya kabiri yo kubivamo. Ubundi nicyo bishatse kuvuga iyi mvugo. Kwiyeza ukitandukanya n'ibidatunga bisobanura kuba umunyabwenge wubashye Imana ariko kwanga ibyaha, hanyuma ukanajijuka ukava mu byaha wanze. Iyi nicyo Yobu yashatse kuvuga. 28 Yobu 28 ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwe. Kandi kubaho Uwiteka Salomo avuze ko ari ukwanga ibyaha. Noneho kwanga ibyaha iyo umaze kubyanga uba ugaragaje yuko uri umunyabwenge, Imana wayubashye. None iyo uvuye mu byaha wanze ikubara yuko wajijutse, bisobanura ngo wiyejeje utera intambwe yo kwitandukanya n'ibyakwanduzaga. Birashoboka yuko urubyiruko baba ukijijwe, Imana igutangira ubuhamya ugashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Yozefu yabaye icyitegererezo, nababwiye abo ushize urubyiruko ejo, nababwiye ko Yozefu yabaye icyitegererezo mu busore bwe. Nanjye nabwiye Imana ngo nshoboza kuba icyitegererezo. Se n'ibyo mvuga, nta mukobwa nambura ubwambure bwanjye Kampala imyaka 9 mpamaze, ntago baravuga menya dida atari muzima. Ibi ngibi ni ukushaka kubahisha Imana, nshaka kuba icyite, ariko bikaba amahitamo hanyuma Uwiteka akagushoboza. Kuko Daniel yaravuze ngo sinzyandushije kujya by'ibwami, ahita byanduza Shadraka Meshaki na Abedinego. Hano uraboneka ko tuyoboke imwanzuro mwiza di. Hari ibyatwanduza ariko reka tureke kwiyandurisha. Ba Daniel bari bakira abasore, Imana ibatangira ubuhamya. Nawe noneho twebwe dufite amahirwe aruta aba Daniel, dushobora gukiranuka kuruta bariya, kuko bariya bo bashozwaga no gutinya amategeko, none twebwe ubu dushobozwa bingahe byose nande na Yesu Kristo duhiti. Ubwo twebwe turasabwa gukiranuka kuruta ba Daniel n'abakera. Rero ibibanza noneho kuba tunanirwa gukiranuka kandi dufite n'umwuka wera udushoboza, si bitagahinda tugatukisha tukemera ko ibikoresho by'isoni nke tukaririmba turi ibikoresho by'isoni, siba bitagahinda rubyiruko. Murantera amabuye cyangwa ntago muzongera kunkunda. Mukwiye kunkunda kuko nutankundira ukuri ubwabo uzaba warekera muri gihonomo, kuko inzira nyabagendwa. Ndi umusore mugenzi wawe, yaba bari abagabo ariko ngo nuko buri ababivuyemo. Ndacyari umusore mugenzi wawe, ndababwira ibyo ndimo ubuzima.
ibyo ugeragezwa nabyo nanjye mfite umubiri muzima ubasha kuvibura nkumva yuko sexual feelings zinjiye ndi muzima. Ariko se nkwiye kwemera guhereza umubiri ibyo urarikiye aho ya iyo wahisemo kuba mu buzima bwo kwezwa biratubwira ngo ufite ibyo byiringiro byo kuzasana Kristo Yesu mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:2 ngo bakundwa turi abana b'Imana uko tuzamera kurerekanwa ariko Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe ngo abafite ibyo byiringiro byo kuzasana uyu mwana abafite ibyo byiringiro byo kuzabona ubwiza bwe bagasa nawe bamenye ikiguzi bisaba ngo bahora biboneza ntibarinda ko babatuza ubwabo iyo bakoze ikosa ntago bagira amahoro mu byaha bumva amahoro bari buyagera uko bijujuje nayo ngo mwana nyeza kuko uramutse uje ndifure ko naza nkazakubona ubundi umuntu uteye gutya no mu nzira no muza busanzwe akirana uko bamureba naho batamureba kubera yuko afite ibyo byiringiro ntago ari ibyahano we birenze ibyahano ngo ahora yiboneza nk'uko uwa aboneye. None magambo hano ntibisaba ukuze cyangwa umuto twakuba gusohora amaze gusohokera yuko uri umwana w'Imana ufite ideni ryo kuba mu buzima busa n'ubwo Kristo imfura mu bana b'Imana yitwaraga. Ubundi Kristo niwe rero umudo ushobora gushaka kwitwara nka pasiteri ugasanga yagira intege nkeya kago pasiteri byamunereka nanjye mbere nkawe namubonye abesha kuri telefone reka nanjye mbeshe menye Imana nta kibazo. Hoya nago pasiteri ari ukwiye kuba rero umudo ahubwo ukwiye kureba Kristo nk'ikite so noneho pasiteri nago uzasigara uhagaze pasiteri muhereze challenge yo kwihana natihana weho nago ijuru ari rusange ijuru ni gatozi nkuko wavutse mu nda ya mama wawe ukonka ibere ntawe muri kuri Rwanda cyerekana waravutse uri impanga ariko ni warafutse mu nda ya mama wawe kuzajya mu butaka kuzajya nkuko wavutse uri wenyine uzajya mu nda uri wenyine yiyise. Rero ni muri ubwo buryo uzahagara imbere y'intebe y'Imana y'urubanza uri wenyine ntabwo uzitwa ngo runaka ni wambujije gukizwa ho ya ugukizwa Kristo niwe cyitegerezwa. Yesu arashaka yuko ari we witwaza ngo niwe watumye ntakizwa. Yesu azakubwira ko ngewe ubwo nababajwe no kugeragezwa mu buryo bwose bushoboka niyo mpamvu mbasha gutaba n'abageragezwa. Rero ni nge cyitegerezo cyatumye Pawulo avuga ngo uburyarya bwa Petero yaburebye mu Bagalatiya areba uburyo Barinaba yisayobywa na Petero ko ari umukuru w'itorero agendesha ibirema azura abapfuye ariko agiye kurasanga ingeso Pawulo nitwara nka Petero nzabindyarya ahita cyaha Petero amwe ngo nubwo ari weho chef no tuyoboye ndi intumwa mu bapeti mu ntumwa wasanga na Yesu ariko ibintu garagaje kimuje n'ubutumwa bwiza. Pawulo ayitabwira Petero mu gice cya 2 cy'Abagalati 20. Rero Petero nubwo wasangiye na Yesu uwagendanye nawe iyo myaka 3 n'igice ngewe utarigeze ugena nawe nubwo yambonekeye ngiye Damasiko ngiye kumurwanya dore nabambanywe na Kristo. Amagambo Pawulo yabwiraga Petero ntabwo arimo ababwira bose muze kuhasoma mu gice cya 2 cy'Abagalati no ku 14. Pawulo yarimo abwira Petero kuko ari amaze kugaragaraho umugayo w'uburyarya bwatumye na Barinaba nawe ayobwa n'uburyarya titewe ngo uburyarya bwa Petero wenda ibice mu itorero. We kora nushaka kureba icyitegerezo nka pasiteri hari igihe pasiteri ashaka kugaragaza intege nke nawe ukayitugwishwa nawe kuko Imana yose kumbwira ngo hari benshi bagiye bakomerekera mu rusengero bigera kuri ubu ngo aho twagwire mu rusengero ubundi tumaze ikigora dutera kadusohoke tugere tugwire hanze hanyuma ntabwo ngo mbwire itorero namize muri Speak for TV bwira abantu ngo mwitonde. Abaheburayo 10:25 haratubwira ngo ntimukareke guterana kwera ku minsi rushaho kutwegera turushaho gutera ibyo mwakoze n'ibyo Imana yambwiye ngo ishaka mwihereza amashyi kuko mwakoze ibyo Imana ishaka. Uko iminsi irushaho kuba mibi murushaho guterana ngo kandi no guhugurana niko Abaheburayo 10:25 hatubwira. Muri magambo biri mu gushaka kw'Imana kugira ngo aho hakomerekeye Imana irashaka kuzohereza undi nkuko yantumye hano kugira ngo wongere wubakwe hanyuma uri abagukomerekeje witoze kumuhereza imbabazi utunge wa mwuka wa Kristo uko je twabivuze. Uwa Kristo dusaba gutanga imbabazi ku banzi bacu kugira ngo na data wo mwijuru dukorere iki. Muri magambo ntabwo kuye gusana abantu urasabwa gusana so wo mwijuru. Nushaka gusana runaka hari aka video narebye kuri Facebook ariko hashobora ko hari n'abandi bagiye bakareba bagakinnye kiminota nka 21. Umugabo aba yitwa Michael bagakinnye nko mu bitente kavuga mu cyongereza noneho nyina aramuhugura atangiye kubona yuko ubuzima bwanze noneho ubuzima bwanze nyina akamubwira ngo dusenge noneho Michael abahuye n'undi umuhugura aramubwira ngo Michael rero
ibi bintu byo gukizwa ntacyo byakora, ahubwo reka nkwereke ku muntu, ku mupfumu naguheza akaguhereza amahirwe wabuze mu buzima. Ngo oya n'ibyo bintu nk'inkwamo njyewe ndi umukristo reka ntegereze. Ngo wagiye ugira ubwenge ko hari n'abapasiteri babijyamo n'ibiki, urumva ko hanatari kukureka ngo mera nk'abandi. Noneho bigiye ku rwego yumva yuko abandi bakristo hari ukundi kuntu bameze. Noneho nyina agiye kumbwira, nyina arambwira ngo byageze ku rwego Mike mu biro byamugushije ni ibi ngibi. Ndashaka mwumva abagiye bakomeretswa n'abakozi b'Imana cyangwa n'abakozi b'Imana mwagiye muba nk'abo akabaye icyitegererezo ntibakababera icyo cyitegererezo, mwumve imitima y'inyongere yubakwe hano. Haleluya. Nuko nguko uyu Mike agiye kureba asanga umwe mu barimu bo mu itorero hari ahantu yari yicaye ku byibazaho ubuzima bwanze, yanze gufata umwanzuro kugira ngo bapfumu ategereje ineza y'Imana. None agiye kumva yumva hari umuntu bari gutakara hafi y'igihuru nk'ahantu ariko yari yicaye bose n'iki niko bisakuza. Agiye kugera asanga mwarimu wo mu itorero wabo byabo ari kumvikana n'indaya ngo banza tubyumvikaneho ndagoreza amadolari. Indaya ikavuga ngo banza uyinyishure amadolari wongereho, noneho $100 ntabwo ahagije ongeraho, kubera yuko ntabwo nagoreza uburi wanjye, bino ni business ntabwo turi mu mikino. Mwarimu akabona ngo ariko ntacyo bitwaye reka ndagoreza, basanga bari kumvikana. Noneho wa undi Mike abihengereje rero ari kumvikana n'indaya mwarimu, ntabwo muze ko ari uyu nguyu ndi kubereza urugero muri iyo muri ako kavido k'iminota 21 mutahita mwumva yuko ariko ateye, ntabwo mwarimu ariko ari kubabwira muri iyo filime muri ako kavido karimo inyigisho Kristo Yesu nashimye. Noneho urahita ngo uriya ko ari utubwira kwihana tukava mu byaha, none ko ndi kubona ari kugura indaya ari kumvikana igiciro. Mike ahita atangira gushamo za dread, ahita ahinduka umusitari, natari kumwe se ko Mike wahindutse byagenze bite. Ahita ngo mama iby'ubukristo ni igipindi, reka nanjye mbe nk'abandi bakristo kuko nabonye na mwarimu wacu agura indaya by'iki. Nyina atambira ngo agakiza ni gatozi, biko ahita ataka kumuhugura imbere y'Imana. Ntabwo uzitwaza ngo uzamera nka runaka. You don't be like other Christians, be like Christ. Run your race like Christ, not like other Christians. Ubuzima bwawe harara kuba nka Kristo, biharana kuba nk'abandi ba Kristo, kuko hari abitwa aba Kristo babafana batamukinira. Wari wabona umufana arwana agatukana bakamereza carte rouge, kubera iki bayihereza umukinnyi? Nuko umukinnyi niwe babara. Kristo ashaka abakinnyi. Rero umukinnyi aba ari umufana, ariko abafana atabakinnyi. Rero Kristo arashaka yuko tumufana iyo turirimba dukoresha zino mpano z'umwuka, tuba turi kumufana twamukora n'isoko tukamwamamaza, ariko arashaka yuko tumubera abakinnyi we barutayizamu batsinda ibitego nka Ronaldo nka Messi, bari Messi ujye umwinjiriza. Imana arambye ngo DJ nguhinduye igishoro aho nzajya nshora nkunguka. Ntabwo Imana yemera ko mpaguruka nkagendana mu ivuga butumwa mu butumire, nubwo nanjye ubwanjye naba mbishatse ahantu yemeye ko ngendera hamwe ngo nijye bagutumye kora icyo nagutumye. Nanjye rero nza ndi igishoro ifite inyungu, ntabwo mba ndi kubara izanjye, mba ndi kubara ubugingo bwa benshi impindurira mu gukiranuka, hanyuma nzake nk'inyenyeri iteka ryose. Shaka ndi kubara ubusitari bw'iteka, ntabwo ari ubwahari. Icyama nawe ukagira iyo nyota mu busore bwawe ugaharanira kuba umuntu abamarayika bazajya bareba ngo kabisa warabikoreye. Haleluya. Hano uyu Mike byaherutse nyiramuhuguye, maze kumuhugura Mike arona pana ayudura cyada Christians, ariko asanga mu itorero bari gutanga ubuhamya, asanga abantu bujya bari guhinduka, kumbe asanga bamwe babikoresha mu zindi mbaraga. None nawe atagenda abwira wa wundi bwa bwenge bashaka kumbira, ndumva nani cya kimwe ko nk'abandi bakristo nabonye ntacyo bitwaye, tugere ku bapfu nabonye nabo babivanga, nanjye ntwarayo. Agera ku mupfumu aramubwira ngo ntago nirirwa nkugora ikiguzi, ntago ntaje gusaba, ahubwo kamaze ngoreza amahirwe ubuzima bubanze buhinduke. Abamuhaye umuti ahita atangira kugira abwira nyina ngo nyina mama ubuzima bugiye guhinduka vuba. Aho akazi basengeraga kaba karabonetse, Mike aravuga ngo ntago nagira kwa ako kazi kuko nabonye yindi nzira yo kubona udufaranga dutubutse ku rutubukazi, nanjye ngiye kuba boss. Nyina rero se aka kazi ko twagasengeye niko tugiye kuba boss kandi tutarase wahara akazi ka ngo hoya nkaho wigira icyo ngiye kugukura mu bukene. Ahita agenda igahunda zirahinduka. Noneho hashize iminsi ubuzima na Mike nawe bakakagiye mu rusengero ngo praise the Lord brethren, abene data Yesu ashimwe. Hari ugushehereza Imana amashimwe, ariko mu by'ukuri Satani agategera avuga ngo amashimwe akaba yerekeza kuri nje. Ariko kuko nta Satani yamenye neza yuko Yesu Kristo afite izina ryiza, aravuga rero ntago aba agent banyizongera kubahereza imbaraga ngo bazikoreshe mu izina ryanjye.
ahitamo noneho ubwo mu bapfumu hari abakorera mu izina ryanjye, reka mbone abandi ba agent mu rusengero bazajya bakora mu izina rya Yesu ariko bakoresha imbaraga zanjye za gishitani. Buriya Satani amaze ko yuko izina rya Yesu rifite izina akorera muri kampu ya Yesu. Ubu Satani gufasha Yesu kumwamamaza. Niba Satani afana Yesu nawe ugafana na Yesu, ugafana Yesu, none ni irihe tandukano wabaye umukinnyi ukaruta Satani? Kuko urumva ko Satani niba afana Yesu, Beyonce si mumuzi umugore wa Jay-Z, sumuzi ko atari usigaye ari umusataniste muri Amerika ukomeye. Ntuzi yuko aririmbye ngo iyo Yesu avuze yego ntavuga aho yakwese atavuze ngo Satani, ngo when Jesus say yes nobody can say no. Iyo niba turiba se gospel uzohirimbye uwo ari we n'umugara sataniste ubwo bwo hejuru, nawe arabyiyemerera, they worship the devil. Ariko ahindi indirimbo twanaririmba tukayiririmba tukuzuzwa, yafanye Yesu ariko akinira Satani. Rero Satani afite abafa, Yesu afite abafana hano mu isi baruta ni kuzimu bafana Yesu, ariko Yesu akeneye abakinnyi. Haleluya. Turiye kutuko kurenza kuba abafana tukaba abakinnyi banafana, kuko impano zawe Imana yaguhanye zo kumufana Kristo no kumushakira isoko, ariko imyitwarire yawe niyo guhamya neza yuko uri wa Kristo. Bazatunyira ku mbuto si ku mpano. Impamvu azihakana benshi bakoze mu izina rya Yesu azababwira ngo na Satani yagiye akora mu izina ryanjye. Niyo mpamvu mu bihe by'imperuka benshi bazaza mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera yuko izina rya Yesu ryaramamaye, Satani ashaka kurikoreramo business, kandi n'ubu niko biri. Niko bimeze. Rero twebwe dutandukane n'abafana, turenze kuba abafana tuba bigishwa, kuko kuba bizera biraha ntabwo ari byo Great Commission. Great Commission avuga ngo mugere muhindura abantu bose kuba bigi, ntabwo ari kuba bizera, ukwe kuva mu bizera ukarengaho ukaba umwigishwa, ngo kuko nibyo byubahisha nde. Yohana 15:8 ngo ibintu byo byubahisha Data nuko twera imbuto nyinshi hanyuma tugana niko turabigishwa. Ubwo rero yubuze kwera imbuto ukera iza kamere, urigomye yuko umwigishwa wa Satani naguru wa Kristo n'ugufana Kristo. Niyo mpamvu atubwiye ngo niba umuntu wese yiyejeje, haleluya, akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho cy'icyubahiro. Ntabwo azaba kibaye ibumba cyangwa ibitazabaye ifeza cyangwa izaha. Njyewe nabwiye Imana uyu mwaka washize, ngira Imana ngo ndakwingize mpindura izahabu. Njyewe nkoreshaga nk'ifeza, shaka kwezwa kurushaho unkoreshe nk'izahabu. Noneho umwaka urangiye nje muri 2024 none igiti kiruta zahabu sanga ni diamond. Mbwira Imana n'Imana ngo ishoro no nka diamond. Mbese nshaka kuva mu bwiza njya mu bu. Hari wambwiye none DJ ko wasabye kuba Imana, hari umumama wambwiye ngo ko wasajye wari kuguhindura nka diamond, kuko nka diamond ubu ngubu nyuma ya diamond uzasaba kugukoresha nka nabamye ari platinum. Yesu nashimwe, mbese nyuma ya platinum uzabira none sasa ongeraho utunyenyeri hejuru ya zahabu, ujye wongeraho utundi tunyota nta kundi, kuko uzageze igihe zavira muri yisi, ariko nibura nerekeje kuva mu bwiza tujya ibyo byifuzo biri muri Didier nawe se byashoboka. Arega bino iyo ubigize Imana birayineza zikahita yohereza imbaraga zigushoboza kubigenderamo, kuko ubugiye kuyubahisha atari ukwifana gusa ahubwo no kuyikinira, ukayinjiriza ibitego ukabaruta izamu. Messi amaze gutsindira Ballon d'Or zigera mu 8, Cristiano Ronaldo yinjije 5 barazitsindira, ariko ushobora kwinjiriza Ballon d'Or mu ijuru. Haleluya. Ugatsindira za Ballon d'Or uko bari gutsindira amazahabu. Nanjye nifuza nanjye kwinjiriza ibitego, ubugingo bwa benshi nkabunyaga muri Gehonomo, nkabigikoresho agent winjiriza Imana. Kristo Yesu nashimwe. Baratubwiye ngo umuntu wese riyi, ntabwo bavuze umukuru cyangwa umutu wari wewe. Kwiyeza ni kimwe, kwitandukanya n'ibyaguteye kwiyeza ni ikindi cyaka. Ngo nibwo uzabaye igikoresho cy'icyubahiro kandi cyerejwe nyiracyo gukoreshwa imirimo myiza yose. Ariko uri gukoreshwa imirimo myiza yose ninde? Ni izahabu cyangwa ife, kuko nibyo binyuzwa mu muriro ntibishye. Abangaba rero uzasanga abantu bakunda kwezwa, bakora ko muze bwo kwitarwa n'ibyaha. Abangaba no bakunda kugeragezwa, muzabigenzure. Abantu bashaka kuba muze bwo gukiranuka nibo bageragezwa. Niba ushaka kubipinga, soma urwandiko rwa 2 Timoteyo 3:12 ureba abashaka kurenganywa bari abarenganya. Nibizaguta kubona abantu benshi barenganywa kandi bagerageza gukiranuka. Abo ngabo Satani nibo target, ngo bano nibahinduka bazahindura abandi. Satani ahangayikira umuntu uyu ufite inyota nzaje gukiranuka, ntabwo yemereye ko yagutsinze mu gihe cyose ataragucogoza. Ugiye ufite inyota
nanze gukiranuka ubasha kwatura wabwo mu cyaha ukababazwa nacyo kuva satani ngo ntabwo nzagutsinda ari uko nta nyo tugifite usigaye uri akazi yaje wishushanya nibwo nzaba ngushoboye ariko mu gihe wanze kwishushanya ukasa ngo wambabarira hano ntabwo ari byo satani avuga ngo uyu nguyu sindamutsinda nzamutsinda ari uko mukamuye n'inyota y'ubumana yumva atagishaka kwezwa kuko ufite ibyo byiringiro ngo ahora yiboneza uyu rero satani ntaramutsinda kuko ibyiringiro biracyahari byo guhazwa. Rero niba ibi byiringiro bitagira byo guhazwa satani amaze kugutsinda turagusabira uzuke wamaze gupfa uhagaze uze gusaba hano mana ndashaka kuzona numva inyota yo gukira kitakiri muri nge n'unyota yo kuvuga ukuri bitakiri muri nge iyo mbese numva ari ubuzima ntacyo bitwaye aho ngaho warapfuye ukwiye kuzuka mu izina rya Yesu. Bivuze birumvikana ntabwo mbise ntumbi ndi kukubwira ngo niba ugifite ubuzima ntabwo uzishyira kwa ubuzima bw'ibyaha ufite ibyo byiringiro byo kuzabona Kristo ngo ahora yiboneza. Timoteyo wa 2:3-12 avuze nk'iki aravuze ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bangahe ngo abashaka kujya bubaha Imana bose we ko kubaha Imana ni ukwanga ibyaha abashaka kujya banga ibyaha bose bari muri Kristo Yesu we ko rero hari n'abadashaka bari muri Kristo Yesu badashaka nyamashami yanga kwera imbuto kandi ari muri Yesu ayazacibwa arinze gihonomo kuko afite amaherezo mabi ariko ngo abashaka bose kuba mu buzima bwo kubaha Imana bari muri Kristo Yesu ni izihe ngaruka zacu bazarenganya umujana babwiraga ngo nubona abantu benshi baharanira kuba mu buzima bwo gucyaruka no kwezwa uzitone nubona ari kurenganya utazamukiniraho utangire kuvuga ngo menya ari ibyaha nubona umuntu ashaka kubuza bwo gukiranuka rero ndi mu bantu Imana yambwiye ngo uretse kwakira abashitsi kuko uri kwica isoko ry'ababandi benshi hano muri Kampala banyitirirwa rero imukira ahantu batazajya bapfa kugusura mwarimu niwe nakiriye na pasiteri wacu nta bandi bakozi niwe napfa kusura iwanjye marambujije ngo kubera iki bashaka kukugira nabi ujye ugenda bakubone nka kibona umwe kubera iki Imana imbwira bino kandi ibyo mvuga ari ukuri kandi nta muntu ndenganyije ni ukubera yuko ushaka ko mu buzima bwo kubaha Imana ari muri Kristo Yesu akarengane kaba noneho Yesu yavuze ngo niba kurenganyiriza mu mudugudu umwe uzawungire ku wundi niyo mpamvu Imana ikubwira ngo mwana wanjye ndakurize yerekera hano Paulo yahoraga bamuhungisha no mu bitebo akicaramo ariko menya ari mugufuri ya mugabo kwicara mu gitebo bakamunyuza hejuru bakicaramo wowe basatse kumuhiga ataje kubahamiriza Yesu baravuga ngo uzi kurwa gushaka Paulo gira vuba nyura hano mu gitebo tukunyuza hano witabare kuko kubera iki Paulo yaje ngo mbarusha kurenganywa kubera iki yabarushaka gushaka gusa na Yesu nushaka gusa na Yesu cyane uzakira ku gikombe cyangwereye cyo kwangwa tuvuga sinzi niba muri kubyumva ubutumwa ntabwo bisaba logique interpretation birikiriya ubuntu nagiriwe simba ashaka gusiga umuntu mu rujijo ibyo bavuga ngo ntabwo byumvikana ni icyo kitumvikanye hano ushaka wese kwemeza bwo kubaha Imana ari muri Kristo Yesu ubu bavuze ngo ataraba muri Yesu uri muri Kristo Yesu uwo ari we wese nibyo koko ushaka wese kwa mu buzima bwo kubaha Imana ari muri Kristo Yesu yitegure kurengana none gituma abantu benshi badashaka kurenganywa nubona abantu benshi batinya kuba mu buzima bwo gukiranuka baratinya kurenga ngo yigize umukiranutsi igihe yigize umuntu ukiranutse ngo Imana cyane ibyo nabo barashaka gucogoza satani gushaka ingingo yatuma umera nk'abandi like other Christians kandi barashaka gusa na Kristo umuntu akuvuga ngo bakabije gukira kuzabwira sindagira ku rugero rwa Kristo niwe kitegere singwaye turufu yo kuvuga nushaka gukizwa ngo wikabya gukizwa zamubwire sindakabya kubera ko ndasabwa gusa na Kristo ku rugero rushite rwande mu gihe utararugero ryo babwira ngo sindagera ku rugero rwa Kristo nanjye niko mbabwira ndacyashaka gusa nawe ninde ugeraho nzavuga nka Paulo ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo igisigaye ndikibiki kamba si ibyanjye njyenyine ndetse n'abarya bose bemeye kwihanganira kurenganywa imibabaro duhura nayo abo ngiryo umukiranutsi ukura azanyambika niko ko nabo mu buzima ukazabwira abasigaye ngo narwanye intambara nziza uzi ko Paulo ashatse gukora ibyiza bikamutanga imbere akirwana na kamere ageze ku rwego agice cyakariwe ko ngo ashakora ibyiza ikantanga imbere yarakirwana na kamere kimuganza yageze ku rwego none sasa aganza kamere kuko yababwiye mu gice cya 8 ngo umurongo wa 8 ngo bari mu butware bwa kamere tubasha kunezeza Imana ariko asobanura kugira ngo uve mu butware bwa kamere nuko ubu umwuka kugira ngo kamere idatwara
ngo rero kugira ngo utwarwe na kamere biragusaba kwita ku bya kamere. Biri mu Baroma 8:5 ngo abayoborwa na kamere bita ku bya kamere, ngo n'abayoborwa n'umwuka bakita ku by'umwuka. Ariko kuvuga ngo kuyoborwa n'umwuka ni amahitamo. Nuhitamo kwita ku by'umwuka, umwuka azategeka kamere. Noneho usigara umeze nk'ikivaje bagire ngo nta kamere ugifite, kumbura ayifite. Icyaka kurakujiye kuvuga nabi ku bwa Kristo mbaye nifashe. Wakabaye umbona ariko ku bwa Kristo. Icyo cyo bita gutegeka kamere. Kubera ko hari ya ntuyishe iri muri wowe, kandi uzaba urwana no kugeza igihe Yesu uvuye muri Yesu aje kugutabara, niko tuzaba dukijijwe neza kabisa. Kuko turacyari mu ruga, niyo mpamvu tutari kumutsinda neza. Ni ukumenya yuko ushobozwa byose nande, none ukumva yuko byose ukwiye kubikora ku bwa Kristo. Ukavuga nka Pawulo uko yabwiye Petero mu Galatiya 2:20 ngo nabambanywe nande ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. Ahita abwira Petero neza, noneho sinite ko warasanye na Yesu, ariko ngiye reka mukubwire Yesu neza uburyo mbanye nawe. Imirimo yose nkora ngiye Pawulo n'ishyaka ngira, nta mategeko asunika, nta mategeko ntinya, ahubwo numva muri njye mfite ideni ryo gukora ibintu byose ushaka kunezeza Kristo wanyitangiye akampfira ku bwanjye. So yandirimbo ngo yapfiriye bose, numvaga ari amagambo ari kuza ari mu rwandiko rw'Abakorinto 5:15 ngo kandi yapfiriye bose. Niko havuga Abakorinto 2:5 ngo kandi Yesu yapfiriye bose kugira ngo abantu badakomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwa Kristo wabita ngiye. Iri jambo risobanura ngo warakire Kristo ukakira ko yagupfira nk'umwami n'umukiza, umaze kubyakira ufite ideni ryo kutongera kubaho ku bwawe, ahubwo ufite ideni ryo kubaho ku bwa Kristo, kuko utakiri uwawe ngo wigenge, ukwiye kugengwa nawe. Niyo mpamvu rero amabwiriza yo ukwiye kuyumvira. Rero kuyoborwa na Kristo ntabwo ari mu magambo, arashaka yo kubaho kubwe. Nicyo Paul abwiye Petero ngo nabamanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. Imirimo yose nkora nyikiri muri uyu mubiri nikora ku bwa Kristo, nta mategeko nari kunsunika, ntabwo ari imihango y'idini. Nge Pawulo nakomera gutanga ibiguzi byose, no muri gereza najyayo, ariko mbiriza ubutumwa ngira ubugingo bwa benshi nzana, kuko hari benshi nananije gukizwa. Ariko none ubwo namaze kumenya buno buntu bwangezeho, ndumva mfite ideni si ryo kubaho ku bwanjye, byose ndikora ku bwa Kristo wanyitangiye. Uyu niwe wasobanutse cyitwa kuba. Rero hari kubiririmba, it is easier said than done. Biroshe kubivuga kuruta kubisha mu bikorwa. Ndabasabira ubuntu uko tubiririmba tube muri ubwo buzima mu izina rya Yesu. Maze gutwara iminota 30 hari ndacyafite iminota yanjye ntago mbinjiza, reka nkubite 5 basigire iyindi 5. Dusomere Papa Desire dusomere hariya Abakolosayi 3:16 na 17. Ijambo rya Kristo ntiribe muri twe rikeya, ngo ribe muri twe ari ryinshi. Iyo rimaze kuba muri wowe rigwiriye, ngo riyizana ubwenge bungahe bwose. Twigishanye ribanje kugwira muri twe, twigishanye duhugurane ribanje gukora iki? Kugwira muri twe. Samatiku samagambo tugwiza ijambo rya Kristo muri twe. Nitumara kurigwiza muri twe rizazana ubwenge bwose. Nizana ubwenge bwose tuzahugurana nk'uko Kristo ashaka, kuko uzabukoresha ijambo rya Kristo guhugura n'ibihimbano wiririmbiranya Imana ishimwe. Haleluya. Baratubwiye ngo tureke ijambo rya Kristo niyo condition ribe muri twe rigwiriye. Nimara kuba muri twe rigwiriye ngo tuzagira ubwenge bwose. Iyo ni cyitwa ingaruka zo kugwiza ijambo rya Kristo muri wowe. Icyatumye ntumirwa nza hano n'Imana ikabigiramo uruhare, ejo arabimbwiye ngo niyo yanzanye. Ibi ngibi ni iri jambo yarambwiye. Nigeze kuba ndi gukora 6,000 ubundi full time minister, ntago mbora yo kwishura, ntago mbora yo kurya. Imana ijya imbeshaho, kandi nakugura umwambaro kuruta uko nakoraga byari bigoye kwishura rent. Nari mu nzu ya make, ubu nyikuba 2 nta kazi, ndi full time kandi nta muntu usabiriza. Ibi ngibi biva ku kirero. Imana ngo ngwinde ambassador, uzagira represent, ugende unyubakira ubwanyu mu mitima y'abenshi. Hanyuma rero mu gihe ngiye kugera ngo nzajya nkohereza ahantu nshaka, nubwo waba ushaka ntabwo nzemera kugenda aho ntashatse. Aho nashatse rero nzajya ngutuma, kandi nzajya nkubwira ibyo bambwirira. Niyo mpamvu ushobora kuba ndi kuba nateguye kuvuga bintu Imana kandi ngo bambwirire ibi, kubera ko namaze kuba intumwa itumwa hisa aho Imana isha Kristo Yesu nashimye. Ariko bino bisaba ikiguzi.
niba kuba ndi gusenga mbona ndi gukora udufaranga duke nk'ibihumbi 6 bya Uganda, icyo gihe byari ugabanya gatatu byari nk'ibihumbi 2 by'amanyarwanda, biba gukora ibihumbi 2 umuntu wize ndi kwigisha umuntu icyongereza akampemba ayo ngayo. None igihe kimwe naje gupfukamira Imana niyirije, ariko se Imana koko gukora amafaranga koko Mana wahinduye ubuzima, numva agahinda, numva muri ngiye w'amarira, mbona hari ibikenewe. Hanyuma Imana irambwira kuva umunsi naguhaye ubutunzi, menya ubutunzi nagushize. Uzi ko itaramenya ibyo wahawe rimwe na rimwe ubabara nk'aho utabifite. Irambwira ngo nagushizemo ubutunzi buruta ifeza n'izahabu n'umutungo Yobu yaratunze no mu bagaragu bose. Naguhaye ubutunzi bubiruta, ni ijambo nagushizemo. Iryo riruta ifeza n'izahabu. Ibyo ukorera byihanganire, iki ni igihe. Imana igihe kimwe yaje kubwira ngo hari igihe bazagushaka bakurihira indege, bashaka kumva gusa ijambo rikuvamo, bakashaka kumva ijambo rikuvamo bafite inyota. Utashaka gutura DDM abapasiteri ngo bakikunganya bashaka kumva ijambo rivamo. Imana irabimbwira izo muhanzi batandukanye namwe ngo ibi ngibi banza umenye nagushyire mu butunzi. Ni uko igihe kitaragera cyo guhishurirwa, ameze nka Yohana ukiri mu butayu ngo mwana arakura guza imbaraga z'umutima kugeza igihe yerekaniwemo abise. Mbere y'icyo gihe ugaragara nk'aho ibyo ufite nta gaciro. Kristo Yesu naje rero, iyo utaramenya ubutunzi, Imana yahise nihana inyerekeza muri Yobu 23:12. Yobu aho yavuze ijambo rikomeye ngo sinasubiye inyuma nubwo nahombye byose, sinasubiye ngo mve mu by'Imana yategetse, ndetse n'amagambo yo mu kanwa kayo yambere ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Narareba ngasanga 6,000 by'amaganda, kandi mfite umusore ncumbikiye ngasanga ibyo kurya rimwe ntibihagije. Umva Imana kunangubitse kuri iyo ngingo, inyereka yuko Yobu ubutunzi bw'ijambo ry'Imana ngo bwamurutiraga ibyo kurya. Arafite ibyo kurya, uriya aryaga inyama n'abagaragu bakaziryaho. Icyo ari yaryagaho Yobu yarafite abagaragu. Icyo gihe ngo mu gihugu cya Uzi ntamurushaga ubukire, yarafite za roje kuko kuri abantu baza mu gihugu ari abashitsi, urabonaga amacumbi y'ubuntu yo kubacumbikira, yarafite n'iz'ubuntu. None akajya n'abagaragu benshi. Iyo usomye neza Yobu bavuga ngo igice cya mbere cyabo n'icya kabiri ngo ubutunzi yari afite bwarutaga bwo mu burasirazuba mu gihugu cya Uzi. Yari ameze nk'umwami utabaje n'abagaragu, ikindi akanyurwa n'umugore umwe, akora n'amasezerano ngo ntazararikira umujakazi agire uwajya ibaza umuntu ufite ubutunzi arabasha kugira abagore barenga umwe, ariko anyuzwe n'umugore uyu. Asa n'amaso ye biri mu gice cya 31 cya Yobu umurongo wa mbere. Tutagiye kure twerekera ku musozo 36 ndayitoboye hano hariya, ndacyafite imizindo 5 nabwo ngo ngiye kwibasigira. Kristo Yesu nashimwe, ngiye kwibasigira buriya. Haleluya. Reka yinjiremo neza hari, ariko nahita nyibasigira. Kristo Yesu nashimwe. Haleluya. Kuko ndumva urusinga rutangiye guhinduka. Kristo Yesu nashimwe. Hoya mwingerageza. Ndi gushaka ku cyumweru nzahakura ndi manota mbe masigiye n'iminota. Haleluya. Kuko nkwiye gusiga reserve. Amavuta azasigara akora muri icyo gihe. Ntago ngiye gukamukira hano nakoze no kumanywa. Kristo Yesu nashimwe. Ngutabyikore ntamenye uburemere bwacyo. Iyo uri gupakurura wumva imvune urangije. Kristo Yesu nashimwe. Kandi gupakira biroroha, ariko gupakurura bisaba izindi mbaraga. Izo munda n'iz'umutwe byose roho na hakiri binatumikia Mungu vyote. Kristo Yesu nashimwe. Noneho turangize muri iyi ngingo mbabwire ngo mumenye yuko Imana ishaka gukoresha umuntu wese, ariko igihe yancyahaga Imana muri yo 23:12 umurongo nasobanukiwe icyo bisobanura ngo umuntu wese niyiyeza. Yavuze ngo nago nasubiye inyuma. Niyo ari kuvuga afite ibibende, yarahombye, abana barapfuye, abahungu 7, abakobwa 3, ubutungo waragiye. Asigara avuga ngo nago naguye ngo subire inyuma. Siga nibaza n'iki byatuye batagwa. Munsi akavuga ngo kuko amagambo mu kanwa k'Imana ngo yambere ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye, nicyo cyatumye ntagwa ngo subire inyuma. Imana arimo inyangira ngo yashizemo ubutunzi buruta ibyo Yobu yaratunze mu mubiri. Imana iri kumbwira ngo birebere hariya muri Yobu. Ngiye gusanga koko Yobu ibyo yaratunze mu mubiri byo kurya, kunywa no kwambara n'ibiki byose, ijambo ry'Imana yaratunze muri we yariherezaga agaciro kuruta iby'ubutunzi. Niyo mpamvu ibindi yabibonaga nk'inyongezo. Mpita nsanga mbonye source of income, ntiyogereza agaciro ubu butunzi nahawe, hanyuma ibindi mbone nk'inyongezo.
kuva icyo gihe imana ifaranga nabona make nabona menshi nize kunyurwa, niko paravuze ngo iyo ugize kubaha imana no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Izi nyungu ntabazibona kereka ugize umutima unyuzwe no kubaha Uwiteka. Timoteyo wa mbere 6:6 muhaguruke iminota nyibasigire mu izina rya Yesu. Dusenge. Nje gusaba umuyobozi abari udusengera adusabire. Papa Dieudonné ngiye kumuhaye mikrofone muri aka kanya mu minota isigaye adusengera, ariko n'abatsinzwe n'ijambo ntacyo bitwaye muje mugaca bugufi mukabwira Imana ngo rwose turifuza ko ibikoresho by'icyubahiro kandi byerejwe gukoreshwa imirimo myiza yose, tuve ku rwego rwo gukoreshwa nka toilet paper, ibikoresho by'isoni nke dukoreshwe nk'izahabu cyangwa ife. Ibyo birumvikana yemwe, kandi dusanze kwihanganira kurenganywa biradusaba iki? Kwemera kubabuza bwo kubaha Kristo, bwo kubaha Imana turi muri Kristo, twihanganire kurenganywa kuko hari ibihembo biruta ibya hano. Shalom.